ntago birambaho kandi numva agahugu umuco akandi ubundi hato bitarenga imbibi. Ahantu heza cyane, yego ni mu butayu ariko ubuzima bwaho ni excitement kabisa. ni Ronez being ibisanzwe ndakwibutsa gukora subscribe, like, comment na share ubundi dukomeze kubana hano kuri Ronez TV show, ibiganiro byinshi byiza kandi bigezweho bitazajya bigucika. Reka twakira umutumirwa wacu rero muri aka kanya. Turi kumwe n'umutumirwa Giovanni, akaba ariwe mutumirwa w'umunsi. Reka tumwakire. Giovanni, tugwaye ikaze kuri Ronez TV show. Thank you so much. Murakoze cyane. Amakuru y'iminsi se? Ni sawa kabisa. Biragenda. Biracamo. Wari uburiye ese ko muri minsi umaze igihe warabuze cyane? Mvuye Dubai. Dubai birasa gute, ubuzima buragenda? Ubuzima ni sawa, n'akavura gaherutse kugwa. It's okay. Tukwakiye kuri Ronez TV show, hari ikiganiro ngiye kushaka ko ukorera abanyarwanda, sibyo? Ndashaka ko abanyarwanda bakumenya, dusangize Dubai ubundi byari bimeze gute? Dubai ni ahantu heza cyane, yego ni mu butayu ariko ubuzima bwaho ni excitement kabisa. Nanjye se wazanumye tukajyana Dubai ukajya kunembera? Ahubwo ngira ngo wananziho. Ugiye ngukurikira. Njyewe inzozi zanjye ko nanjye mba nshaka kuzajyayo. Maybe one time we will be there. Giovanni, ngutumereho nguganiza abanyarwanda, uri umuhanga mu kugira inama abantu, urumva ufite ibitekerezo byinshi. Mu myaka umaze kuri iyi si hari byinshi wagiye ubona, hari byinshi nawe uzi waganiriza abantu, sibyo? Se wageze ngo si myinshi se, buriya imyaka 40 buriya ntirimo ra? 40 urayifite mwa? Ko mbona utemba itoto, umwana wanyweye inshyushyu. Ntabwo watura mu Rwagasabo ngo ubure kubona iyo nshyushyu. Nose Giovanni, niziye nkuru muri iyi minsi wowe uri kubona ku mbuga nkoranyambaga ukavuga ati iyi nkuru ntabwo isanzwe, ko yakira ukabona n'ibintu bitumvikana? Inkuru maze iminsi mbona icicikana ku mbuga nkoranyambaga nijyanye na beef hagati y'abahanzi mu buryo bwa entertainment. Hari umuhanzi bita Zeo Trap yasohoye indirimbo bita Sinabyaye, urumva yibasirago bita Kevin n'umupeti bita Horix, sibyo? Ariko iyo beef byaje kurangira na RIB bijemo, wowe wabyakira gute ko harimo ibitutsi byibasira ababyeyi babo bantu gutyo? Mu by'ukuri agahugu umuco akandi ubundi. So mu Rwanda dufite umuco ugomba kubamo kirazira n'indangagaciro. Ariyo mpamvu RIB nishimira cyane kuko iri mu kazi ibigomba gushyiraho limits bitameze neza, bidatanga isura nziza mu buryo runaka, na generation ikaba yahabwa indero nyayo k'abarundi bavuga. Ariko hari igihe ushobora gusanga nongo wakoze iyo beef ikaza kwibasira n'ababyeyi, wenda nawe bari bamukomerekeje nk'uko bivugwa hano hanze, nawe bakaba bari babanje kumwibasiraho batuka ku babyeyi be, nawe akaza nyine afite umujinya ndengakamere. Ntabwo numva ko ari ngombwa ko wahita ujya kuri social media kugira ngo byibuze ngo utange beef ugaragaza agahinda ka kuri social media. Ntabwo ari ngombwa. Ngaho tubwire we muri rusange wowe ubyumva gute, ishusho wahereza nk'urubyiruko rukora ibyo bintu cyangwa rukomeje kwijandika muri ibyo, ko nta nubwo ari abahanzi gusa hari n'abanyamakuru babikora? Urubyiruko rufatwa nk'imbaraga z'igihugu, ariko mu buryo runaka bakoresha ibitekerezo byabo mu buryo bwo kwihutisha kubyara amafaranga mu buryo bwihuse, banapostinga ibintu bidafite umurongo ariko bidafite isura nziza mu rwego rwo gushakisha ifaranga. Ariko none se umuntu akoze ibintu ariko akabona amafaranga, hari ikibazo icyo bitwaye? Mu muco nyarwanda ntabwo twemera ibintu nk'ibyo ngibyo. Bifoko ibyo ngibyo hari ibigomba kuba private n'ibigomba kuba public. So ibintu ushobora gupostinga bikabonwa n'abantu benshi. Urabizi ko urubyiruko rwa none n'umwana w'imyaka 17 aba afite smartphone,
so umwana w'imyaka 16 guhera mu myaka 16 kugeza mu myaka 30 abona beef niyo miryango ntabwo izaba isobanutse kabisa. Ese ukunda gusenga cyangwa ukunda gusebanya? Ibintu byo gusebanya urabishyigikira? Ntaho udasenga, nanjye ndasenga kandi abikunda cyane. Nose wowe ntabwo urisanga wasebeje nk'umuntu cyangwa wabikoze bitakuvuyeho bitewe n'amarangamutima cyangwa na situation urimo? Iyo ushaka kuvuga gusebya umuntu, ushaka kuvuga ntabwo mu buryo bwa beef, buryo gutya. Oya. No. Hari igihe umuntu akora ikintu ntukishime ukaba ushaka kwisanga uri no kumukotoza mu rugero runaka. Ntabwo birambaho kandi numva ibyo nanga ntabikorera undi kandi wenda numva bitaba ari ngombwa pe. Namwegera. Usengera muri itorero se? Njyewe nsengera Maranatha. Maranatha. Utubwira umurongo umwe muri Bibiliya se? Muri Yobu 28:28 havuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuba mu byaha nibwo kujijuka. Wigeze uca muri korali se? Nayiciyemo ariko sinayimazemo igihe kinini. Ariko by'ukuri nta kintu wadusangiza se ku ndirimbo nyine wibuka ushaka kuba wararimbye muri korali ukaturirimbira tukumva? Let it be in the next week, okay? Okay. Ikirere cyo kuva hanze uzi Kigali byari bimeze bite? Byari sawa. Byari sawa. I Kigali se urabona hasa gute? Ikirere cyawe uri kukibona gute? Kigali ifite vibe nziza kabisa, bize neza. Ni umurwa muzima kabisa, ubona ufite vision, ufite hazaza kabisa, n'icyerekezo. Nanjye uraza kuntembereza se? Ujye kunsohokana nk'umuntu turye kuri aya mafaranga y'umuntu uvuye Dubai. Warabanje niyo mpamvu wenda nanjye naragize iyo nyota yo kubona nanjye nerekezeyo ndebe icyo twarushijwe n'abandi. So rero twishimiye kuba waje kuyifatanya natwe ukaba wadusangije kuri vibe y'umunsi, ibitekerezo uko wiyumva. Ubutaha nitugukenera se uzaba uri tayari uzagaruka? Ni ready kabisa kuba nagira icyo nsangiza abanyarwanda. Nizihe mbuga nkoranyambaga ukoresha se umuntu agukeneye yabasha gukomeza kugukurikiranaho? Instagram, TikTok, none kuri Instagram witwa gute? YouTube channel ufite yawe yitwa nguki? Giovanni TV Show. Inyuraho ibimeze gute? Gospel news and entertainment. Buryo nk'ubwo ngubwo. None natwe uzadutumira cyane kuri channel. Cyane. Sawa rero umunsi mwiza, siya?